tubona ingo abantu benshi barabaye abo batandukana ntitumenya impamvu ndetse kugira ngo ibi twabisanze muri no mico y'abanyamahanga aho usanga umuntu yikubita mu rugo agasanga ko aho yagiye gupima agasohoka kandi agataha kandi bikama biba nk'ubuzima none se kwi society yacu y'abanyamurenge ko tutagiraga uyu muco ariko uyu muco tukaba dutangiye kubona kandi tutangiye kandi kuja ko kumenyera ibiho kurabona bigana sinzi konje no bivuga icyo kibazo kiragoye kuko twakunya kubwiti ikintu umuntu atarahura naco muraho nshuti zanje aho mwiriwe mwese ku migabane yose y'isi abari muri Afrika, Amerika, Australia, Canada, Denmark ahantu mwese muri turabashimiye kuko mwakomeje mukora subscriber turabashimiye kabisa ni mwebwe ababose bacu tunababwira kuko mukomezaho mukanda kande kugira ngo tuzamuke tugende dusangira ibiganiro bya buri munsi uyu munsi tukaba twabazaniye umutumigwa ntabwo ari mushasha cyane ariko wasangwa za hano karibu stare amakuru wiri uteze twiriwe neza turashima Imana garagaza za muri bi turabona ubuzima taco iyo umuntu ahumeka buriya nibyo gushima Imana asante tekereza kuko byose tubikesha Imana ni Imana igikora zamurizwe kugira ngo ngirije byo hasi sinzi kibazo abadukurikiranye twagarutse kubera kuko twagiye tubasezeranya kuko ibintu byinshi bigenda bivugwa twebwe tutashobora kugenda tubitangaza amakuru tutazanye ba nyirabo ngo bavyivugire hakaba hari muri bimwe mwagiye mubona mu mihanda twebwe ntitushobora kubivugaho gusa mu minsi mike vuba tuzabazanira abashobora kubisobanura neza kugira ngo bazabaduheze ukuri kuko kugira ngo mbengukwe ijambo ry'umuntu afite cyangwa atavuze nze kurivugira kuri kamera ntabwo ari byo mutegereze iby'ukuri hari imbogamizi zikiriho ariko vuba ngaha tuzabazanira ukuri kose kuri mu byo mwagiye mubona ku mabaruwa yagiye yandikwa kugira ngo tubishireho umuco ukuri kugaragare kugira ngo bigende neza mu buzima bwa buri munsi bimeze bite amahoro turashima Imana urubatse se ndubatse abana bane ndumva umuvyeyi mukuru bimaze migi urugo rubona gute urugo ni isomo rya buri munsi urebye gute rwa buri munsi gute buri munsi genda wiga uko bukeye uko bwije nje mbona umuntu agenda yiga hagenda mu challenges zitandukanye ariko tugenda tubona n'ibyiza ibyiza nibyo byinshi none urugo no buryo none se ku bantu bananirana n'ingo niki cyane niye password basubwira ku buryo boramba mu rugo kugira ngo babone ibyo byiza we wavuga ngo harimo uburyo kugira ngo umuntu arambe mu rugo ubundi ntabwo ibibazo birahaba ariko nyine kandi ibibazo umuntu yobyihanganira kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho njye niko mbibona ntabwo ikibazo cyose wohura naco mu rugo bizovuga ngo urahita ngo usenye kuko hariho ibibazo ariko hariho n'ibyiza nibyo byinshi ngaba dukurikiranye kibyo wobona ibyo byende ushobora guhura nabyo byundahura nabyo muri ico gihe niki oya nuko harungiye ngo ku bantu batingo buriya umuntu aturugo wenda hari ikibazo wenda nane kucihanganira ariko kandi yagashakishije imbaraga kugira ngo yihangane ku kibazo biza birangira azava ngo ntamvura itazita ikibazo kiza kirangira wenda ashizemo imbaraga kihangana ejo yogera ku byiza kuko ubuzima bwa buri munsi uno munsi uhura n'ikibazo ejo ugahura n'ibyiza je niko nkenda mbibona none isomo rya buri munsi navuze ni ishuri ubwo mbona ari ishuri kaba ngaba babona ni ibibazo bakaruta kandi byenda nibo bagiye kuzabana ni ibindi bibazo hari igihe yota gwarundi agasanga uko agiyemo none ari moto kurusha uko yarari ahubwo yakihanganye ejo Imana yobihindura tavura itazihita uno munsi ni ibibazo ejo ni ibisubizo bivuge ko gutinda no kutuza
bifite ubundi ikintu cyose umuntu wihangana azanesha umuntu wese ikintu cyose ubona ubu nyine societe aho igeze dusigaye tubona ingo abantu benshi barabaye abo batandukana ntitumenya impamvu ndetse kugira ngo ibi twabisanze muri ino mico y'abanyamahanga aho usanga umuntu yikubita mu rugo agasanga ko aho yagiye gupima agasubira kandi agataha kandi bikama biba nk'ubuzima none se kuri iyi societe yacu y'abanyamurenge ko tutagiraga uyu muco ariko uyu muco tukaba dutangiye kubona kandi tutangiye kandi kuja ko kumenyera ibiho kurabona bigana sinzi ukuntu nje nubivuga icyo kibazo kiragoye niko twakumenya kubwiye ati ikintu umuntu atarahura naco sinzi nyine nje ikintu ntarahura naco kenda bana nuko none akivuga ariko nawe bino bintu uri mu kubibona ndi mu kubibona birahari cyane ariko abantu kubera imico hanze no kwihangana gusigaye kuba ari guke aha hanze giyo kubera ishotorana n'ibi tugenda tubona aha hanze iyo abantu bakosanye gato ari akabazo bokice bagakemura bahita mbese kuna abanyamahanga usanga bari kugwanira hanze kero akamba ngo ndakuretse mbese kureka umuntu gutandukana no kugira basubira mu rugo ni ibintu bisanzwe akumva ko ejo nejo namureka arafata undi niyo mico ibintu ino tugana ni habi iyo urafata imico nyine y'abanyamahanga kubera nyine turi mu mahanga amahanga nibaza ngo arahanda kawe natwe karatangira gaduhanda kawe nk'umubyeyi ni iyihe message woheza abandi je message nubaha nababwira bakomeza umuco w'iwacu umugore ngo yarakubitwaga ngo akihangana mu buryo bamuhondaga mbese n'umuturanyi ntiyobe yomenya ikiri ku yakubiswe yishwe ariko gunyine no kunkoraho nk'abanyamizisi yose kamenya gutabaza ariko nyine icyo nosaba bareke dusubire ku muco w'iwacu twihangane kuko bamama bagiye bihangana ibyo twumva nyine bakera bagiye bihangana ko baranesheje nibo bavyeyi dutanga ingero nziza ku bavyeyi bacu bagiye bubaka kandi mbese bageze ku ntsinzi yabo ubu ngubu sinzi ubu ngubu bari mu mashimwe kubera kuko abana baba babagejeje kuco bashaka nta n'intuza mbi tubaziho batandukanye nko gutandukana ntabwo bigeze bagenda batandukana nk'uku kubu ariko na mahanga biteranje niko mbibona iyo natwe dukomereza muri gakondo wa muco wa gakondo wari waradufashe gusenyuka koba ari guke ariko kubera ko turi mu mahanga kitura bitoragurira aha hanze ubona umuntu hano nimba bagwana umuntu bakaba babitaye hanze akumva n'ibisanzwe nta soni zikihaba abantu bakamavugira ibintu byose hanze mbese nta banga ry'urugo ibintu byose ni hanze uravuze ngo urugo n'uburyo none se kuri wowe ntakibazo ni byiza aha kubyo watekereza gukira umukobwa nibyo wabonye ugeze mu rugo hari tofauti usobanurira abantu ibyo natekereza nk'uyu mukobwa usengera nk'urugo rwawe nibyo wabonye noneho wowe nyine ukaba wazana amashimwe tukavuga ati urugo n'uburyo ni ibihe usangiza abantu ikibazo kirakomeye yewe gusobanura uko utumva kuko abafana hari ababose bacu bagomba kwandika commentaire bakabivuga ejo muka commentaire araza kuzisoma byenda ayumva aho yishe ibyo natekerezaga nk'uyu mukobwa gusa sinyasengeye urugo sinzi impamvu sinagaza nicara nyine sinzi nikujya biwacu umuntu azayisanga ni nk'abantu biwacu tuba dushakwa sinzi ko biba bimeze si ibintu nyicaye mutekerezo uwo wasengeraga cyangwa ubyo okay mbese nk'umugabo nagiye nsengera uko yari ameze uko yari ameze niko ameze uwo nasengeye niko ameze nzambona turamushimira aho ari uko nabyifuzaga je nta kibazo mbifitemo mbona abyujuje kondisiyo zose nifuzaga mbona zujuje niyo mpamvu uvuga ati wowe agashambagara nimba byukuri uyu ni umubyeyi mwiza azi kuganira kandi abivuga neza kandi arabisobanura neza none iyo bavuga ngo tukavuga ngo dufate no muco w'abanyamahanga byenda tukaza twikubita mu ngo tugasoka kandi tukava kurabona byo tugeza ntago byaba ari byiza twabaga tubwiga kubaga nk'aba bapanya
bano kuba abanyamahanga byaba ari bibi kuko abangaba nta musimamo bagira niyo mpamvu ibintu zabo byose nakavuyo uzubona n'abana nta muco mbese bagira ibo ubu bwoko ntabwo ukurikiza ibyabo ngo titwobishobora twenti twobishobora bitewe n'ukuntu twagiye tureba biraruhije ariko je mbona n'ubwabo baba barusha aba banyagihugu biterwa n'imico yabo mu gusanga umwana yabyariye aho kandi atuye aho ngaho kandi barabyariye umwana bari yabyariye mwaho undi akaza akabyariramo n'uwashatse agashaka kandi akagaruka nakavuyo ariko cyane barushe mu miti tureke kubabyaye tuvuga bakava mu ngo bakagaruka iwabo none se kuko kubyara n'ubundi ni ukurusha umwana yagashakwaga yakagendaga ababyeyi bakazaja kumusuriraho bishima nyine bagenda mu rugo rugatahwa ariko ubu nyine bivuga kuko mutagikenera guhabwa inama z'abakuru n'igihe habaye akabazo wowe niyo bakugendereye bakuru banyogosenge bakaka ntibumva uvuga kuko ibibazo ari iby'umugabo kweri muvuga ngo ibibazo ni iby'umugabo timuvuge kuko timurebera ikibazo hamwe mwe tuvuga ko ibibazo ari icy'umugabo oya kuko ibibazo no mu mujyi by'abagabo tamukobwa no ikibazo kijanye n'ikisi ubu nyine umugabo ni uzuga avuga ngo habaye ikibazo mu nzu umugabo no gukemura ni umugabo wananiranye honye nte bakivuga ngo umukobwa yananiranye ni umugabo mubikura hari igihe n'abagabo bananiranaga ariko hariho n'abagabo nyine bananiranye bagoye abari nta mugabo unanira urugogwe yashatse oya byenda yogiraho aruha byenda bitewe n'ibibazo birimo tutaba tuzi yaruha kanuka ariko nta mugabo unanirwa n'urugo ariko ubu nyine abagabo gusa ubu nyine muri iki kinyejana turimo ni nk'ari ugufatikanya kubera umujyi umuntu umwe kandi azaza yikorera wowe ubivuga kuko ari ugufatikanya kubera kuko wowe ibyo watekerezaga n'ibyo wanasengeye niyo uhakana ngo wabisengeye ntabwo wari gusanga ibintu byose biri byuzuye bitarabisengeye kubera oya wenda ejo navuze wenda sinicaye ngo nsengere umugabo ni nk'ari cyo navuze sinicaye ngo nsengere umugabo ariko kandi hari ukuntu nabaga nifuza umugabo wanjye ko yoba ameze ubwo icyo gikere gifite umwanya wo gutekereza icyo ushaka ni ngo gusenga si ngombwa ngo tujye kwese mu ikanisa ngo dupfukame cyangwa dutange icyifuzo kandi nta usanga baragitanga mu bundi buryo kandi hari umupasiteri watahutse wabimbwiye kuko wabisengeraga sinziga ko oya sinigeze nsengera umugabo ariko kandi naringira ntuze ngenderaho numvaga nyine mbese mfite ngira icyifuzo cy'ukuntu umugabo wanjye yaba ameze ibintu yaba yujuje ukaba warakibonye umugabo wanjye nta kibazo turamushimiye shaka kukubaza amagambo makeya kugira ngo dusoze kuko umwanya wacu uba ari mutoya kubitewe na shuguri za buri kanya niki wabwira abafana badukurikira kuri uyu munsi w'ubuntu cyo nababwira kwanza ngenda nabashimira ndi kubona ntako batagize mwa bantu mwe Imana ibaho umugisha muri kutuzamura ntako kuko Mana yanjye ngewe sinzi cyo nabaha yaba mwese mbabonye buri wese wagiye unkandiraho ngo muhobere Mana yanjye Imana ibaho umugisha cyane ntacyo nabaha ariko Imana izabibitura kuko imuragenda muntera courage n'ibindi byose ntaratora kugenda shakisha uburyo nagerageza kugira ngo mbimenye nzambashimisha ibintu byose nobona uburyo bwose nokora kugira mbashimisha nabikora ariko biri kuza ngiye kuzangenda mbashaka utuntu twiza tubashimishije muzamudukurikira muzoba mugize neza cyane kwino channel yanyu yitwa Hindukira TV none ukaba wohindukira tugasubira kandi tugasubira hasi mu rugo tugasubira iwacu muri gakondo ngira ngo je natekeza nka umuntu hindukira mu bitekerezo ntago bishoboka oya none tubivane mwa dutaye subira iwacu kubera kuko niho hakene byari byiza ariko oya nduvuge ngo ariko ngaye vuga impamvu kubera iki tuvuge ikamvuga kuri kwanje tagendeye kwirizina ryawe kavu nyine ubu nyine iwacu hari imbogamizi nyinshi zitotuma umuntu atekereza gusubirayo nubwo nyine iri zina wahisemo rivuga ngo duhindukire dutahe ariko bitewe n'imbogamizi Kongo iracafite akavu izo mbogamizi ushaka kuvuga niko nje nawe nundi kugiye bye ndazoshira kubera ko ushobora kuvuga ngo vuga ngo ubu nyine je ndi ready no game
keka no baredinge kavuze ngo abantu bose ari Nairobi nzi abose twese tugende kuko wenda aho ngaho tuvuze ngo twese ngo tugende byenda siko twese tubitekereza kimwe siko byenda hari abatabara uwe ntutabara turavuga ngo wowe ubu nyine uvuze ejo kazinga karago kawe kagenda sikubeshya aho ngaho wapi ntabwo nasubira nose wumva kuko kiriya gihugu gifite akajagari kiri hafi gukemuka kiri hafi kurangira biriya bibazo umuntu agenda ature tuve mu kode kurumva bitari byiza kutwota byari byiza kubera ko kiriya gihugu cyacu ni cyiza cyaranagasaniwe kibamo ibintu biriya byiza ahubwo nizo bituma zirantambara zidashira za Kongo ahantu umuntu atagura ikintu cyose kiriya gihugu kirarenze wari wabona amazi bya bindi ngo nta mazi yo kugura nka muri Kongo abantu bagura gusa ikibiriti bamukecuru bakubwira ngo urukanguje kuzana amazi akarara ameneka aya ngaba badupimira baza barekura gusa nyine jewe hari ikindi kintu nari kubwira abanyamakuru inama abantu bagende bisubireho bagorora ibintu ahubwo ihindukira yawe nje ibyo nabonye inama waruherutse guhuza hari amacana abiri nabonye wari wahujije abantu basa nk'abakanye imbabazi nabonye byagize imbaraga nabonye abantu benshi bagenda bakanye imbabazi biranshimisha kandi nabonye uri mu bantu ba mbere bari bateye iyo ntambwe kugira ngo ubwire abantu nyine bakanye imbabazi urabahuza bukeye nabwo none nahise mbona yandi macana nayo yatangiye kugenda yakana imbabazi iyo abantu bari bakomeje bino ibintu byakabaye ari byagakoze ibintu bikomeye n'Imana yo tugejeje ku bikomeye niko nje naza mbona iyo abantu bisubiraho abantu bagende bahuze ifaranga se ukuntu nimuzana content nziza twese tukayigenderaho twese tukara tuvuga ibyiza takindi gatuzo abantu bazareba ni ngombwa bazareba ibyo kuko nibyo bazaba babonye kandi nimba muhamweza abantu ibintu bibi bazareba bijya bibi kandi bazareba ko bavuga ngo abafana babikora oya abafana bafana ico mwabahaye nimubahe ibyiza tuzareba ibyo byiza ibyo kuri nibyo ibyo yaravuze nibyo gusa biragoye kugira ngo tuba imyanya tuba dufite kugenda ngo ubone undi muntu kugira ngo nawe umufatishe biba bigoye ariko mu mwanya muto tuzoba dufite niyo mpamvu twebwe tutohaguruka ngo tuvuge kuri rwa rwandiko kandi nyiraho hari tiyapfuye arahari pe mu minsi mike muzamubona aza yabisobanureho kandi aduheze ukuri kose kuko nibyo byiza twebwe ntitwohaguruka ngo tuze tuvuge ngo 1 2 3 tibiba azaza nyirabyo abivuge kuko turegeranye turaturanye azaza timurambirwe pe abisobanure ashireho ukuri kose kugira ngo ibintu bigende neza nahejo murakoze cyane mukande subscribe comment share like urakoze